bavandimwe, iri joro rihire ni ry'umwami wacu Yezu yazutsemo atabarukana ubugingo. Umubyeyi wacu Kiliziya irasaba abana bayo aho bari hose ngo bateranire hamwe batarame basenga. Tugiye rero kwibuka Pasika Nyagasani twumva ijambo rye kandi dusangira amasakramentu ye, twiringiye kuzatsinda urupfu nkawe no kuzabana nawe mu bugingo bw'Imana. Dusabe. Nyagasani Imana yacu, muri Yezu Kristu umwana wawe yahaye abayoboke bawe umucyo urumuri rugukomokaho, turagusaba guha umugisha uyu muriro mushya, natwe kandi dukongezemo ibyifuzo by'ijuru tubikesha ibirori bya Pasika, maze tuzashobore kugerana imitima isukuye mu birori byo mu ijuru mu mucyo w'iteka, kubwa Yezu Kristu umwami wacu. Kristu kuva kera na n'ubu niwe ntangiriro n'iherezo, niwe Alfa na Omega, ibihe byose niwe ubigenga hamwe n'imyaka yose, niwe nyirikuzo na nyiringoma, uko ibihe bigenda bisimburana iteka. Kristu Nyagasani nagirira ingoma ze ntagatifu, zahawe ikuzo, maze aturagire kandi atubesheho.
urumuri rwa Kristu wazukanye ikuzo ni ruvana umwijima mu mitima no mu bwenge. Urumuri rwa Kristu